Haleluya, Yesu ashimwe cyane. Turabaramukije mu izina rya Yesu, Imana ibaha umugisha. Hari hashize igihe ntabwo twari duherukanye, ariko twari mu gutegura, twari mu masengesho, hari ibyo twarimo duhuza bijyanye n'umuhamagaro mu muryango. Umuhamagaro mu muryango ni ikintu kigari cyane, kuko umuryango wose Imana irawukeneye, umuryango wose Imana irawushaka. Rero hariho ubwami bubiri, uko byasa kose nuko biri. Hari ubwami bw'Imana, hakabaho n'ubwami bwa Satani. Rero ubu bwami bwose bukeneye abakozi, ubu bwami bwose bukeneye ababubamo, ubu bwami bwose bukeneye abantu bagomba gupresenta iby'ubwo bwami. Niyo mpamvu igihe cyose Satani akeneye gukoresha umuryango, agaba ibitero, bishobora guca ku mugabo unyururugo, guca ku mugore wo mu rugo, guca ku mwana cyangwa no ku nshuti, kugira ngo ashobore kubona uyu muryango. Rero no mu buzima bw'umuhamagaro mu muryango uva ku Mana, Imana nayo ica mu izo nzira. Yahamagara umugabo kugira ngo ifate umuryango, yahamagara umugore kugira ngo ifate umuryango, yanasanga umwana kugira ngo ifate umuryango. Hari inzira nyinshi Bibiliya igaragaza Imana yagiye yerekaniramo uburyo ihamagara abantu mu buryo butandukanye. Rero mu muryango niho hantu hava abantu b'intwari, niho hantu hava abantu bagora imiryango, niho hantu hava abantu bashobora guhindura ubuzima bw'abandi. Uyu munsi kuba hari ibintu byiza isi ifite byacukumbuwe, hari abantu bo mu muryango runaka bagira ubwo buntu, bashobora kugira ibyo bageraho. Uyu munsi hakaba ari aho bigejeje isi, ndavuga ibyiza. Ariko noneho n'ibibi bihari, hari abandi bantu bakoreshejwe n'imbaraga iri satanike, bagera ku bushobozi bwo gukora ibibi bishobora kubabaza abantu. Rero dufite intambara mu buryo bw'imiryango, dufite amakuba mu buryo bw'imiryango, ariko dufite n'umugisha mu muryango. Rero umuhamagaro mu muryango, iyo Imana ikeneye umuryango irawuhamagara. Imana yahamagaye umuryango igihe wari umaze kugira ibibazo. Mu gitabo cy'Itangiriro, aho Bibiliya igaragaza ko Adamu amaze kurya ku mbuto yabujijwe, nibwo yatakaje umwambaro yari yambaye, awutakaza hamwe n'umugore we. Rero uwo mwambaro bari barambitswe n'Imana, bari bakeneye ko agaruka mu buzima bwabo, ariko kuko batari bafite icyo bagomba gukora, biravuga ngo nuko biremero bicocero, nuko bakagerageza kwambara, nuko bakagerageza kubikenyera, ariko uko izuba ryavaga, ariko uko babimaranaga umwanya, ariko uko babitindanaga, byaravungagurikaga, bakongera bagasubira mu buzima bwo kwambara ubusa. Rero hari igihe mu buzima bw'umuryango wisanga umuryango wambitswe ubusa na Satani, kandi udashobora kongera kwigarurira umwambaro wari wambaye. Aha rero niho havuka ikintu gikomeye cyane cyitwa agakiza. Agakiza kaza kwambika umuryango, ariko icyaha kiva kwa Satani cyambika ubusa umuryango. Uzabirebe mu buzima bwawe, iyo wakoze icyo utarukoreye gukora nk'umukristo, wumva wambaye ubusa mu mutima, wumva wambaye ubusa ahantu hose. Ariko iyo uhagaze mu buzima bw'ubusabane n'Imana, wumva uri mu mbaraga, wumva uguwe neza, wumva uhagaze uhamye. Rero Imana ikeneye ko umuryango uhagarara iteka ryose, ukaba uhamye mu mbaraga zayo. Ndagira ngo tugire icyo tureba muri Bibiliya. Tuvuge kuri uyu mudamu w'umusamariyakazi. Uyu mudamu w'umusamariyakazi yari afite ibibazo byinshi. Uyu mudamu yari afite agahinda kenshi, yari afite ibigoye mu buzima bitandukanye. Ariko birivuga iki mu butumwa bwiza bwa Yohana ibice 4 umurongo waho wa 16, haravuga ngo Yesu aramubwira ati, genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Uyu mugore hirya y'ibyaganiriye na Yesu, hari ikintu Yesu yamusabye. Haleluya. Abadamu munyumva, Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo kino kintu mu gitekerezaho kabiri. Yesu yaramubwiye ati, wa mudamu we, nibyo koko ufite ibibazo biraboneka, ariko hari ikintu ushaka kugusaba. Yesu yasabye uno mudamu ko agenda akazana umugabo we. Yesu yasabye uno mugore kujya kuzana umugabo we. Ariko ikintu gitangaje, uyu mugabo yararima atumwa nta wari uhari. Ngo abagabo bari bahari barenze 1, 2, 3, 4 ndetse 5, ariko nta mugabo we yari afite. Kubera iki Yesu yamuhamagaje akamubwira ngo najye kuzana umugabo we. Ndashaka kugira ngo ngire ikintu mbwira abadamu mu muhamagaro w'umuryango. Umudamu ategerezwa kuzana umugabo we mu masengesho, kuko abagabo benshi ntago bakunda gusenga kubera impamvu z'imiterere yabo.
ariko umugabo wasenze Imana agera kure cyane. Rero uyu mugore impamvu yabwiye ngo nagenda azana umugabo we, Kristo yagira ngo agire icyo amwereka ko abo yita abagabo cyangwa uwo yita umugabo atari umugabo we. Rero yabuze uwo agomba kuzana. Ndashaka kuvuga iki? Umugore afite umuhamagaro ukomeye ku mugabo, kandi umugabo afite umuhamagaro ukomeye ku mugore. Mu by'ukuri umuryango uri hagati y'umugore n'umugabo. Rero Imana ikeneye uno mugore kandi ikeneye uno mugabo ko bose bahurira mu bumwe bw'ubumana. Rero ikintu gikomeye cyabayeho nuko mu gitabo cy'Itangiriro ntago byakunze ko Adamu na Eva baguma mu busabane bari bafitanye n'Imana. Byatewe n'iki rero? Byatewe nuko Satani yinjiriye umuryango. Ndashaka kuvugana n'imiryango uyu munsi yatangiye neza, itangira neza, yubaka ibintu byiza, irabyara, igira ubutunzi, ariko aho bakageze mu byishimo Satani yazanye imbuto yijugunya mu muryango. Uyu munsi umuryango urimo uratatana. Uyu munsi umugore araca iburyo, umugabo agaca ibumoso, umwana nawe agaca mu gikari. Ni umubabaro ukomeye. Uyu munsi abana bariko nka mashereka y'umubabaro mu muryango kubera ubusabane butagihari hagati y'umugore n'umugabo. Rero ndashaka kuvuga iki? Akenshi ntabwo umugore ashobora kumenya umugabo we uretse kuba uyu mugore afitanye ubusabane n'Imana ikamumenyesha umugabo yamuhaye. N'uyu mugabo ntashobora kumenya umugore we uretse kugirana ubusabane n'Imana ikamumenyesha umugore yamuhaye. Ndashaka kuvuga iki? Ndashaka kuvuga ko inkomoko y'umugabo mu irema ry'Uwiteka ni ibitekerezo Imana yashyizeho irema umuntu mu ishusho yayo, irema umugabo. Ariko ubwo uyu mugabo yari ahari ari mu buzima bwe, ntabwo yari yujuje byose, ariko we ntiyarazi ko atabyujuje. Niho Bibiliya ivuga ngo nuko Imana iritegereza ngo ivuga ko atakwiye kuba wenyine. Rero mu buryo Imana yazanye umugore mu buzima bw'umugabo bisa nk'impanuka ku mugabo, kuko Bibiliya ngo yaramusinzirije ubuticura, imukuramo urubavu, iruremamo umugore, iramumuzanira. Noneho amaze kuhagezwa, Imana ikangura wa mugabo. Umugabo ngo akanguke asanga hari umugore umuri uruhande, avuga amagambo akomeye ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, iyi ni nk'indahiro, ni igufwa ryo mu magufwa yanjye, azitwa umugore kuko akuye mu mugabo. Iri ryari isezerano rikomeye. Uru ni urugo rwa mbere Imana yari yubatse. Ni ukuvuga iki rero? Umugabo akangutse yabonye umugore, aramwishimira, bagirana n'ibihe byiza. Rero hari ukuntu abagabo bagakanguka babona abagore uruhande rwabo, hirya yabo, mu mikorere yabo ya buri munsi mu kazi aho bahurira, ariko amarangamutima y'abagabo agakurura ibyo byitegererezo byiza barimwo babona. Ariko akenshi iyo Satani ashaka kubikoresha nko kugira ngo inyage icyubahiro cy'uyu mugabo, inyage ubutunzi bw'uyu mugabo, Satani abazana mu buryo bwa Delila. Niyo mpamvu igihe umugore ari kumwe n'umugabo we ni umurinzi w'umugabo we, igihe umugabo ari kumwe n'umugore we ni umurinzi w'umugore we. Bibiliya ni ikigaragaza. Ni umuryango watangiriye muri Edeni, ni umuryango Imana yashyize mu ngobyi, ni umuryango Imana yahuje, ni umuryango Imana yasuraga, ariko Satani nawe arabasura. Ndashaka kuvugana n'imiryango irimo isurwa na Satani kandi yarasurwaga n'Imana. Iyo umugore yatangiye kutumva umugabo ngo amuhe icyubahiro cyo guha umugabo, burya Satani iba yamusuye. Iyo umugabo atangiye kubona ko hari undi mugore uruta umugore we, burya Satani aba yamusuye. Ni ukuvuga ikintu Satani aba akeneye ni ugutandukanya aba bantu kugira ngo asohoze isezerano yahawe mu gitabo cy'Itangiriro ko hari urwango rushyizwe hagati y'urubyaro rwa Satani n'urubyaro rw'umugore. Niyo mpamvu iyo umugore n'umugabo batandukanye bigira ingaruka ku bana. Iki kintu Satani agikora kugira ngo ababaze abana. Ndihanganisha abagore bari kunyumva batandukanye n'abagabo, ndihanganisha abagabo bari kunyumva batandukanye n'abagore, ariko hagati yabo hari abantu Imana yabahaye. Hari abahungu babakomokaho nubwo batakibana, hari abakobwa bakomokaho nubwo batakibana. Rero aba bana nabo gusengera cyane, kuko uburere batahawe na mama na papa nta handi bashobora kukura. Icyo kintu baragitakaje, nta nubwo gishobora kongera kugaruka. None utekereza gute ko aba bana bazakura mu buhe buryo? Utekereza ko bizagenda gute igihe bano bana bakuze bazi ko ababyeyi babo batandukanye batabana? Hari ikintu mugiye kuzabona gikomeye. Reka mbabwire ikintu muzabona gikomeye. Buriya ni ukuvuga ngo iyi mbuto
isharira aba bana basoromye mu muryango wa mama na papa byanze bikunze izabagiraho ingaruka. Bamwe bazumva batagomba gushaka, abandi nibashaka bazitwara nk'uko se yitwaraga nimba ari umuhungu, cyangwa yitware nk'uko nyina yitwaraga muri ya mico, kuko bakuze babona ibibi gusa, bakuze babona ibisharira gusa. Aha rero imiryango myinshi ihafite zero. Hari ibintu abantu bajya babamo mu buzima bwabo, bagasenga, bagatanga amaturo, bagashyigikira umurimo w'Imana. Ni byiza, turabikunda kandi mujye mubikora. Ariko ndashaka kubabwira iki, hari ikintu Imana izakubaza. Imana irakubaza ngo umugore wawe arihe? Imana irakubaza ngo umugabo wawe arihe? Uyu mugore nubwo yararushye, uyu mugore nubwo yavomaga kure, uyu mugore nubwo yarananiwe, ariko hari ikintu Yesu yamubajije. Yaramubajije ngo umugabo wawe arihe? Genda uzane umugabo wawe, genda uhamagara umugabo wawe. Uyu munsi hari abadamu basenga ariko badashobora kuzana abagabo babo mu rusengero. Uyu munsi hari abadamu bavuga ubutumwa badashobora kuzana abagabo babo mu nzu y'Imana. Uyu munsi hari abadamu bahanura badashobora kuzana abagabo babo mu rusengero. Rero mu rugo bababona nk'abantu basanzwe, nubwo abantu babakomera amashyi hanze bigacika. Kubera iki? Hari imbuto bano bagore batashoboye kwerera mu rugo, hari imbuto bano bagore batashoboye gutegurira abagabo babo. Ni iyihe mbuto rero? Haleluya! Umva iki ngiki. Rero imbuto itari hari, aba badamu bananiwe kwerera abagore, bananiwe kwera nk'abagore ngo bayerere abagabo, ni imbuto yo kubaha abagabo. Umugabo aremye mu cyubahiro, umugabo aremye mu cyubahiro. Iyo umugore atashoboye kubaha umugabo, iyo umugore atamenye kumenya ko umugabo we ari umugabo uri hejuru y'abandi bagabo, agatangira kumusuzugura, wenda bijyanye n'ubushobozi umugore amurusha kubw'ubutunzi, wenda bijyanye n'amashuri amurusha kubw'amahirwe yagize, ibi bintu byambura umugore icyubahiro, kuko biravuga ngo umugabo ni icyubahiro cy'umugore. Rero impamvu Yesu yahamagaye n'umugore akamubwira ngo zana umugabo wawe, yashakaga kumubwira ngo mu bintu byose byakugoye, mu bintu byose byakuruhije, ikintu wabuze ni icyubahiro. Nta cyubahiro ufite kuko udafite umugabo. Dore zana umugabo wawe. Iki nicyo yarabuze mu buzima, kuko iyo aza kuba afite umugabo, uyu muruho nta waba yararushye. Ndashaka kuvuga iki? Ndabizi ko hariho n'abantu bubatse umugore n'umugabo, ariko hakaba hari abagabo bari mu muruho umeze nk'uyu mudamu. Ndashaka kuvuga iki rero? Uyu ni umugabo wananiwe guhagarara mu nshingano ze kugira ngo ahinduke icyubahiro cy'umugore we. Uyu ni umugabo wananiwe kubahiriza inshingano ze kugira ngo ahinduke umutwe w'urugo. Haleluya! Rero ibintu byose twakora mu buzima, ibintu byose twakubaka mu buzima, nimba umuryango utari kumwe n'Imana, nimba umuryango utaramye Imana, ubutunzi twatunga buzavuga ubusa. Ibyo twatunga byose tudafite kubaha Imana mu muryango, nta kintu tuzigera dukora. Ariko reka ngaruke kuri aba badamu b'abavuga butumwa, kuri abadamu b'abakozi b'Imana. Yewe ndabizi neza ko hari abadamu bahuye na Yesu kubw'umuriro n'agahinda batewe n'abagabo babo. Rero bamaze kwakira ubwo buntu bw'Imana, babukoresheje nk'intwaro yo gukubita abagabo babo. Ariko reka mbabwire, Kristo yabahereye izo mbaraga nuko gusigwa kugira ngo mukokora amahwa ari ku bagabo banyu, kuko nabo ni igitero cya Satani cyabateye. Ndashaka kuvuga iki? Wa mudamu, ndabizi ko uzamuka imisozi ugasenga, ni byiza. Ndabizi ko ujya ushobora no kuba wagira icyo wereka ukagihanura, ni byiza. Ariko aya mavuta wakeneye kuzamuka akagira ku rwego asigwa umugabo wawe, akagera ku rwego ahindura umugabo wawe. Hari ikintu ukwiye gukora. Ukwiye gukora, ugomba kugarurira icyubahiro umugabo wawe kugira ngo ashobore kukwakira. Ni ukuvuga iki? Iyo umugabo yamaze kwakira umugore, umugore akakira umugabo, hari imbuto ishibuka muri urwo rugo yitwa ubumwe, yitwa mariage. Iyo niyo bita mariage, ni ukubumwe. Birani kuvuga ngo umugore n'umugabo babe umuntu umwe. Ntago mwaba umuntu umwe mutemerana, ntago mwaba umuntu umwe mudakundana. Rero impamvu Yesu yabwiye uno mugore w'Umusamariyakazi ati genda uzane umugabo wawe. Uyu mugore yarasabwe ikintu adashobora kubona, uyu mugore yarasabwe ikintu adashobora kuzana. Nyamara wibuka ko yarafite abagabo benshi ahura nabo, nyamara wibuka ko yarafite abagabo benshi asabana nabo, nyamara wibuka ko yarafite abagabo benshi ahura nabo mu buryo bwo kwinezeza, ariko ntiyari afite umugabo. Aha rero ushobora kuvugana n'abagore neza. Noneho umugabo bishatse kuvuga iki? Nimba uyu mudamu wari ufite abagabo 2, 3, 4, 5, nta mugabo yari afitemo, none umugabo ni iki mu by'ukuri? Yari afite wenda abamusohokano, yari afite wenda amwambika, yari afite wenda abamufasha mu buzima busanzwe, n'abashobora kumususurutsa mu gihe cy'ibihe nawe wumvise. Ariko Yesu arebye asanga nta mugabo afite. Haleluya! Aravuga ati ariko
wanzanira umugabo wawe. Yesu yashakaga kumufasha kumwereka ko muri ba bagabo bose yita abagabo nta mugabo urimwo. Kuki uyu mugore atari yarigeze abona umugabo ushobora kumubera umugabo, bikagaragara ko bamumuhamagaje yamubona? Aba bagabo babanaga nawe nko kumwishimishaho, ariko ntibabanaga nawe nko kumubera icyubahiro. Iyo aza kuba afite umugabo wemeye kuba umugabo we byo kumubera icyubahiro, yari kumubona, yari kumva aza mu mutima we, yari kumva aza mu buryo bwihuse, ariko yahuraga n'aba bagabo kubw'ibiguzi. Ndashaka kubwira abagore bari mu ngo babonana n'abagabo babo kubw'ibiguzi. Mbese ngo birasaka umugabo aba yitwaye neza, ngo birasaka umugabo ngo aza kuba ngo yatashye kare. Ntabwo ukwiye kubana n'umugabo wawe wa mugore we umwakira kubw'ibiguzi n'impongano. Ukwiye kumwakira nk'umufasha. Umufasha ntabwo agomba gufata gusa impano bamuzaniye, agomba gufata n'ingorane zaje mu rugo, akamenya uko azijera. Kimwe mu bintu abagore batamenye, ntabwo bamenye ko mu gihe babaye abafasha ashobora no kuzafasha umugabo ibyo yazanye nk'ingorane. Hari abagore bakeneye kuba bafasha gusa bafata amayero, bafasha mu gufata amadolari, abagore bafasha mu kugura ibibanza n'amamodoka. Oya, ugomba no kuba umufasha uzafata aho intege nke z'umugabo wawe ziri. Icyo gihe nibwo uzaba umubereye imbaraga. Rero uyu mudamu Yesu yarabwiye ati genda uzana umugabo wawe, yaramubuza. Uzi ijambo yamubwiye, umva icyo yamubwiye. Yesu aramubwira ati genda uhamagare umugabo wawe maze ugaruke hano. Umugore aramusubiza ati nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati uvuze ukuri yuko udafite umugabo, kuko wari ufite abagabo 5 n'uwo ufite ubu si uwawe. Ibyo byo ubivuze ukuri. Yari afite abagabo 5 ariko batarabe. Uyu munsi hari abantu bafite abagabo ariko bataraba. Reka tuvuge ukuri bene data. Rero iyo ufite umugabo utari uwawe, uba warafunze umuryango uwo umugabo wagomba kunyuramo. Iyo ufite umugabo utari uwawe, yego ashobora kuba gufasha mu buzima, yego ashobora kuba hari ukuntu hari ibya, ariko si umugabo wawe. Rero uba wubatse yari ko isezerano ry'umugabo wawe. Donc ubu mukingiranye kuko uba ufite si uwawe, ahagaze mu muryango umugabo wawe yakaba yanyuramo. Rero uyu mugore yaravuze ngo nukuri nta mugabo mfite. Yesu aramubwira ati aha, wari ufite 5 ariko sabawe n'uwo muri kumwe none hasi uwawe. Uyu yamubwiraga bari kumwe none hano uwuhe. Haleluya. Ndagira ngo mve iki kintu. Rero Yesu yararimo amubwira ngo abagabo 5 wari ufite sabawe n'uwo muhagararanye none aha ntabwo ari uwawe. Uyu mugabo bari bahagararanye none aha yari inde? Yari Yesu. Yes, yari Yesu. Niwe bari bahagararanye ako kanya. Aramubwira ngo n'uyu ntabwo ari abo wawe. Kuko uyu mugore yabonye Yesu amubona mushobora kugira umumaro nk'uw'abagabo bandi. Kuko Yesu agira umumaro urenze uw'abagabo bose, arabanza amwereka ibyo yita umumaro wabo yita abagabo ko nta bihari. Aramubwira ati nzanira umugabo wawe. Aramubwira ati nukuri nta mugabo mfite. Nko kumubwira ngo ese wowe wambera umugabo? Abgato ya ntuntekereze gutyo, n'ufite none aho muhagararanye ubusu wawe. Ikintu yarakenewe niki? Yarakeneye kuruhurwa ngabona umugabo w'ukuri. Abone Yesu mu buzima bwo kumubera umugabo umumara inyota y'isi. Ntabwo inyota yari yarashize y'abagabo nubwo yahuraga nabo, kuko yaratahura n'umugabo w'ukuri, yaratahura n'umugabo umara inyota, yaratahura n'umugabo umara agahinda, yaratahura n'umugabo utegura umugabo akamubera umugabo w'isezerano. Rero mwabadamu mwe, mwabakobwa mwe, iyo wakiriye Yesu ukabana nawe, agutegurira uwo muzabana, agutegurira umugabo uzakubera icyubahiro, agutegurira umugabo uzakubera umugisha, agutegurira umugabo uzakubera imbaraga, agutegurira umugabo uzakubera ibyishimo, agutegurira umugabo uzakubera ku rugamba, akakurwanirira, akarwanirira ishema ryawe. Ariko iyo abantu bihitiyemo kwiha, ibyo bihaye bingana n'imbaraga zabo. Rero iteka ryose mu buzima tujya twiyobora kubw'amarangamutima yacu. Ariko ndashaka kubwira iki umuryango. Rero Kristo akeneye ko umuryango umwiha ukamwitaba kugira ngo uremere ubuzima bw'ibyishimo. Imana iraguhamagara wa mudamu. Ahari uyu munsi ntabwo duhuriye kuri rya riba rya Yakobo, ariko duhuriye kuri kamera, duhuriye kuri iyi televiziyo, duhuriye ku migabane 2 TV. Ahari Kristo arashaka kuguha umugabane wa 2. Umugabane wihaye ni uw'abagabo 5 cyangwa 6. Umugabane wihaye ni uwo kuraguza
impande zose. Umugabane wihaye ni uwo kwihinduriza buri gihe kugira ngo ushobore kugira umuntu watira. Ariko urafata umugabane wa kabiri uhure n'umugabo witwa Yesu akuremera amateka yo kuguha umugabo uzakubera icyubahiro. Ni amahitamo yawe. Bekura abagabo babaye inzitizi y'umugabo w'isezerano. Uyu mugore akimara kurekura aba bagabo batanu, uyu mugore akimara kurekura aba bagabo yiyitiriraga, nibwo yabonye umugabo w'ukuri. Uyu mudamu ntago yongeye kuruha. Uyu mudamu yasize ikibindi kwiriba asubira mu mudugudu abwiriza ubutumwa kuko yari amaze kuruhuka. Mbega igikundiro yari afite we, haleluya. Ni ukuvuga ngo uyu mugore yaje kugira isezerano ry'umugabo, ashingirwa n'umugabo wamubonyemo Kristo, nawe Kristo yasanze bagira urugo rwiza, bafite amateka meza nonaha kandi bakoreye Imana. Kubera iki? Kubera ko Kristo amaze kumara inyoto n'umudamu, amaze kwigizayo ibyo yitaga abagabo, ibyo yari yishingikirijeho, yamuhaye kwishingikiriza kuri Kristo, hanyuma aza kumwubakira urugo ruhesha Imana icyubahiro. Haleluya. Imana ibaha umugisha. Ndagira ngo rero dusenganire isengesho mw'abadamu mwe. Ndabizi ko hari abadamu baruhiye mu ngo, ariko bakeneye ko abagabo babo bahinduka. Reka nkubwire ikizahindura umugabo wawe. Ntabwo ari kujya mu masengesho y'iminsi 7, oya. Ntabwo ari kujya mu masengesho y'iminsi 10, oya rwose. Ikintu kizahindura umugabo wawe ni ukumenya ko ukwiye kumufata, ibyo gusa, ukamwerera imbuto. Umugabo nutamenya ko ukwiye kumufata, nutamenya ko ukwiye kumubanira, ntabwo azahindurwa n'amasengesho ukora. Amasengesho ukora azakubera ikinya gituma utambuka igihe cy'umubabaro akubabaza, ariko ntazaguha umusaruro wo guhindura umugabo wawe. Kuko nta muntu uhindurwa n'amasengesho. Amasengesho yakwirukana abadayimoni n'ibindi, ariko umuntu ahindurwa n'ijambo ry'Imana. Ese wigeze ucira bugufi umugabo wawe uramwubaha? Wemera kujya ku birenge bye nyuma umuha ubuhamya bw'ijambo ryaguhinduye? Erega ubuhamya umugabo wawe. Ndabizi hari abagore benshi batanga ubuhamya mu matorero ko bahindutse, ko bakijijwe, ariko buriya buhamya burya bukwiye guhera mu rugo. Ukabwira umugabo atari ko ndashaka kuguha ubuhamya, burya nge wanshatse nduyu, tubana nduyu, burya naruriya, ariko reka nkubwire, kuva mpuye na Kristo narahindutse. Nagufataga gutya ariko ubu ngufata gutya, nagutekerezaga gutya ariko ubu nkutekereza gutya. Bizahesha umugabo yo kumva ari kumwe n'umugore udasanzwe. Uzamufata ukuboko mu buryo bworoshye umujyane mu nzu y'Imana. Ariko nukomeza kumukangisha amasengesho y'urudaca, wakinze icyumba ngo uri mu yitatu, wagiye ibunaka ngo ugiye mu yibiri, wazamukanye ibitabo ngo wanyuza aha, umugabo agushaka kubure, ntabwo ibyo bizamubera imbuto zimuzana kuri Kristo, ahubwo bizamubera yeriko ishobora kumusubiza inyuma kure kuko nta kubona. Erega ibyo by'amasengesho ubwira umugabo ntabyazi. Ukeneye kumubwira ko wahindutse, mu rugo ukamwereka imbuto z'uko Kristo yaguhinduye. Bizazana umugabo wawe ku Mana, kandi bizatuma umuhamagara Imana ikeneye kuzana mu muryango wanyu, muwakira ubagirira umumaro. Haleluya. Haleluya. Mw'abadamu mwubaha abagabo banyu. Mumenye ko abagabo ari icyubahiro cyanyu. Nubwo baba bafite intege nke zaho batabanezeza, reka mubabere imbaraga zo kwihanganira ibyo kugira ngo mubabere umugisha. Mw'abagabo nsoza, mw'abagabo, ndabizi neza umugabo iyo adafite mu mufuka yumva afite ikimwaro. Niyo bamubwiye ko hari bidahari asubiza nabi kuko adafite igisubizo cy'icyo bamubajije. Ariko ntabwo ari uko umugabo agombye kubigenza. Umugabo ni responsable. Rero igihe cyose Imana kugize responsable ariko ukaba udafite ibigomba gutunga umuryango cyangwa ibyo umugore yifuza, iyo umugore agize ibyo akwa kumwakira mwituze uti nibyo birakenewe mba mbibona, ariko nawe urabona ubuzima turimo. Ariko wa mudamu we, enda dupfukame tubwire Imana, nimusengana isengesho hamwe, hari imigomoro rizagomoro, hari imiryango izakinguka. Wa mugabo we nuza ku Mana yaguhaye uwo mugore ukayibwira ngo ariko ibyo umugore arimo asaba ndabona ntabyo mfite, iwacu ntibiriyo, mu mufuka ntabirimo, mu bushobozi ntabihari, iyamuguhaye nuyigaruka imbere izakingura umuryango wo kuguha uburyo uzaha umugore wawe ibyo yifuza, kuko ari mu nshingano zo kugusaba icyo ashaka. Niko Bibiliya ivuga ngo kwifuza k'umugore kuzaherera ku mugabo. Umugabo wese amaze kumenya ko, aramutse agira ubuntu bwo kumenya ko isezerano rivuga ngo kwifuza ko umugore kuzaherera ku mugabo, abagabo basenga igitondo, bagasenga ikigoroba, bakazamuka iyo misozi aribo, bagashaka Imana kugira ngo bashobore kubona amaboko y'Imana ibahesha ibyo bagomba kuzana mu rugo, umuryango ukishima. Imana ibaha umugisha. Reka tubasengere ijuru ribishimire. Data, turagushimiye, izina ryawe rihabwe icyubahiro. Dusengeye umuryango, dusengeye umuryango uri kure n'uri hafi, dusengeye umuryango w'umugore n'umugabo
ahari umugabo arasenga cyane umugore ntabyumve, ahari umugore arasenga cyane umugabo ntabyumve, ariko duhurije uyu mwuka mu bikari by'uruganiriro kugira ngo baremwemo umutima mushya wo guhurira mu kuramya Imana. Tubahesheje umugisha aho bari hose, amahanga baba barimo yose, ibihugu baba barimo byose, turabasengeye ngo umwuka w'Imana nababera umwitero, nababera umutaka, kugira ngo ahari iri joro, kugira ngo ahari aya manywa bayabonemwo umugabane wa kabiri, bongere bahagarare bambaye umwambaro bambitswe n'ijuru, mu izina rya Yesu Kristo, amen.